If you're rejected, ati nujya ukatirwa, accept it. ujye ubyakira cyangwa ubyemere. If you're unloved, nimba udakunzwe, let go. ibyo ujye ubyibagirwa nabire kubigende. If they choose someone or something over you, nibagira umuntu bakurutisha cyangwa ikintu bakurutisha, move on. ujye ukomeza ubuzima ntugacika intege. Not everyone you love will stay. ntabwo ari buri ukunda wese ngazaguma mu buzima bwawe. Not everyone you trust will be loyal. nta nubwo ari buri muntu wese wowe wizera kaza kubera umunyakuri. ushaka n'umugore umwizeye ejo ukamufatana n'abandi bagabo. ni amagambo akomeye cyane kandi ni amasomo akomeye cyane agenda twigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, uko bwije n'uko bukeye agenda atwungura ibitekerezo bigiye bitandukanye. ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze mwese tudahwema kubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. muri iyi si kuba umunyakuri ni ikintu kigoye cyane, ndetse muri iyi si guhemuka ni ikintu cyoroshye cyane. ni ibintu umuntu akora atitaye ku ngaruka byagira, ugasanga umuntu arifashe mu kiyundi kandi ku rwego ruri hejuru cyane. aya magambo aratanga igisobanuro cyiza cy'ubuzima. hari igihe wizirika ku muntu, hari igihe wihambira ku muntu ngo hari icyo umukurikiyeho, nyamara ukemera akaguhemukira kugira ngo ukomeze ubane nawe umwizirikeho. akenshi hari amagambo menshi yagiye agarukwaho, aho kugira ngo umuntu agukorere bya mfura mbi ngo nuko ari kukugaburira, ibyo ari kukugaburira wabireka ukagenda, cyangwa se kwizirika ku muntu cyane ukamwizirikaho utitaye kuko agufata cyangwa se kukuntu agufata. ni ibintu bitari byiza cyane kandi binateye ikimwaro. baravuga ngo kwinginga cyane bihanishwa agasuzuguro. akenshi kugira ngo bagusuzugure nawe ubwawe ni ukuba wigaragaza. uko wigaragaza niko abantu bagufata. niba umuntu akubwiye ngo hoya, niba umuntu akubwiye ati ikintu sinkigukorera, ugakomeza ukamwinginga cyane, ni hahandi bivamo kugufata uko abonye, ni hahandi bivamo kugusuzugura, ugasanga gufata nk'umuntu uciriritse cyangwa se umuntu uri hasi, yaba mu bitekerezo cyangwa se mu bindi bintu, kubera uko kumwizirikaho, kubera uko kumwihambiraho. niba uri no mu rukundo ukundana n'umukobwa akakubwira ati ntabwo biri kuvamo, ntukinginge cyane ngo umuhatirize, kuko ibyo bizatuma gusuzugura. niba ari inshuti zawe ubona ko zigukwepa cyangwa se ubona ko zigufata nk'umuntu udafite agaciro cyangwa se umuntu uri hasi, jya uzibwira uti nanjye ndashoboye kandi ndashobotse, nanjye nshoboye kuba namenya icyiza n'ikibi, nzi gukontorora ubuzima bwanjye kandi neza. rero si ngombwa kwizirika ku bantu batagushaka, si ngombwa guhatiriza umuntu udashaka ikintu. wowe niba ubonye ko atagishaka, mureke wigendere. mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo iyo amazi akubwiye ngo ntunyoge, nawe uyabwira ko nta mbyiro ufite. urumva ko ni ikintu cyiza cyane, kandi uwo ni umugani ugufasha gutekereza kure kandi ukamenya icyakugirira akamaro. muri ubu buzima hari benshi bagenda batubabaza, hari benshi bagenda badusitaza, hari na benshi bagenda baduhemukira kandi tukabibona ariko tukabyirengagiza. rero niba ubona ko umuntu aguhemukira, mureke, mwihorere, ntukamwiteho cyane ngo agutere umwanya wawe, ahubwo wowe komereza ibyawe. inshuti ziraduhemukira, n'abandi benshi b'ingirakamaro twatekerezaga bakaduhemukira. niyo mpamvu muri iyi si ntawe ukwiye kwizera, no kwizera kwawe jya wizera ariko nturenze ngo urengerere, kugira ngo batazaguhemukira umunsi umwe ukababara ku rwego ruri hejuru cyane. ni byiza gukontorora ubuzima bwacu kugira ngo butazangirika ari twebwe twabigizemo uruhare. niyo mpamvu buri wese ku giti cye akwiye kwimenya, akikontorora,
akamenya icyiza n'ikibi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kandi n'ubuzima bwe bukomeze bube nomo, bukomeze bumere neza kugira ngo atazicuza impamvu yanze gukora ikintu runaka kandi yaranze kugikora akireba, cyangwa se bya bindi twita kwishora mu ruzi urwita ikiziba. Ni byiza rero kumenya icyiza n'ikibi, kumenya aho tugarukira mu bintu byose, kumenya n'icyo dukora n'icyo tureka mu buryo bwo kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu. Ndabashimiye mwese twabanye, ibuka gukanda subscribe, kandi like ndetse wandike na comment hari icyo ufashijwe cyangwa se hari ikintu ukuyemo. Njye ndi Jean Ndoro pe, tuzasubira ubutaha. Bye bye.